reka tubahe ikaze nanone bakunzi ba Kigali Monitor by'umwihariko abakunzi b'inkuru zacu zigiye zitandukanye, inkuru cyane ziba zibanda ku bikorwa bifite icyo bimarira urubyiruko, ku bikorwa biba bifite icyo bizamuraho urubyiruko muri gahunda zijyanye cyane no kwihangira imirimo. Uyu munsi rero turi kumwe na Managing Director wa Excellence Talent Pool. Twamusuye muri office kugira ngo tuganire. Rimwe na rimwe abantu bumva Excellence Talent Pool ntabwo bazi ikorite ese n'uruhe ruhare rwayo mu kuzamura imibereho myiza y'urubyiruko, by'umwihariko mu kugabanya umubare w'abashomeri mu Rwanda. Turagira ngo tubahe ikaze nyakubahwa umuyobozi. Murakoze. Mushobora gutangira mwibwira abakurikiye Kigali Monitor TV kugira ngo nabo babashe kubamenya no kumenya bimwe muri service mutanga. Murakoze. Nitwa Pastor Christian Gisanura, nkaba ndi umuyobozi wa Careers Building Consultant ari nayo iyobora Excellence Talent Pool. Nkaba ndi umushumba, nkaba ndi umukozi usanzwe, kandi nkakora hariya muri Convention Center, muri Radisson Blu Hotel and Kigali Convention Center. Nkakoramo ndi training manager, nshinzwe capacity building y'abakozi. Murakoze. Ibyo ari byo byose umuntu yumva na CV yanyu, yumva ibyo mukora, ahita numva akantu ka training. Iyi careers building iyo ihurira he n'ibyo mukora? Murakoze. Careers Building Consultant ijya kuvuka, yatangiye ari bijyanye n'amateka yanjye nigeze kugira ikibazo cyo guhagarika amashuri ndi muri senior 5. Mpagarika amashuri mu gihe cy'imyaka irenze 10. Nagiye gusubira mu mashuri nkora kanja libre ari 2002. Icyo gihe nakoraga akazi k'ubuzamu. Ubuzamu bwo kurara hanze ndarira abandi. Yes, niba akazi nakoraga. Nyuma haho kwa kundi mu gihe aba ari mu buzamu bwe, ukafata ikayi ugasoma, ugafata igitabo ugasoma. Nubwo nateguye ikizamini cyanjye cya leta. Ndagitegura, ikizamini ndagikora. Nateguye ikizamini amezi 3. Ni ibintu bisekeje, ariko iyo uri umukristo unasenga urabifatanya. Ufatanya kwizera no gukora. So narasengaga, nkiga, ngasenga ko nabona bifite amafaranga yo kwishyura umwarimu cyangwa se yo kwishyura ku ishuri. So nigishirije njyenyine. Amezi 3 niteguye, nyuma mu kizamini cya leta. Mu kizamini cya leta maze kuyikora, diplome iraza. Ije muvuganye Imana yampaye diplome zama na kaminuza, jya kwiyandikisha muri ILK ku Gisenyi, ndiyandikisha, ariko ntazaba amafaranga azaturuka yo kwishyura. Hanyuma mu kazi kanjye nakoraga, chef wanjye aza gukunda imyitwarire yanjye, amenya ko niga kaminuza, aranyishyurira. Wagukoresha akazi k'ubuzamu. Aranyishyurira, nishyura imyaka 2, back 1 na back 2. Ni nako byagiye bihinduka, imyanya ihinduka. Uyu munsi za kwisanga ndi manager ahangaho ndi muri Convention Center, ariko ku rundi ruhande nkaba nkorera Imana. So subiye kuri Careers Building Consultant, byatangiye nyobora itorero rya Resurrection Church ryo kuri Kimihurura. Yari itorero ifitemo abakozi 3. Abarimu 2 n'umuzamu 1. Abashumba rero nk'abapasiteri church nizo ziduresha. Cyangwa se mu mirimo dukora nka full time pastor muri administration uko bigenda, biba ngombwa yuko niga uburyo nazamura ubushobozi bw'abakristo.
kuko n'abana bafite abakristu badafite ubushobozi nk'umuntu waciye mu buzima bugoye nayo nzi ukuntu umuntu yashobora kuzamura undi kugira ngo abashe kwibeshaho. Fungura ishuri rya hoteleri kuri church ari muri 2009. Ntangira gufasha n'abana b'amayibobo ari Nyacyonga, tubafungura catch up school, ishuri rya primaire ryo kusubiza abana bo muhanda mu ishuri. Nomeje byaje gukomeza iyo gahunda yo kutoza abantu kwikorera, guhanga imirimo gutyo kugeza igihe bigeze 2012 nicyo ntaje gufungura iyi company. Yatangiye ari ya entrepreneurship, kwigisha abantu kwihangira imirimo ndetse na marketing no gukora marketing. Uko imyaka yagendaga ni nako umuntu yagendaga ubundi bumenyi bwinshi butandukanye kugeza igihe 2016 naje kubona kariya kazi ko muri convention center yo gutoza abandi ku capacity building. Nuko byaje kugenda nza kusanga maze kugira ibintu byinshi cyane bikenewe hanze y'akazi gasanzwe nkora. So niko natwaje gufungura center ya training center yitwa Excellence Talent Pool. Excellence Talent Pool bivuga pool ubwayo ni kuvuga piscine mu Gifaransa. Piscine aho bogera ni kuvuga ni piscine ibitsemo abanyempano, ibitse ntukenera umunyamano umusangamo. So icyo dukora twebe dutraininga abantu muri domaine zitandukanye, ndaza kubivuga wenda nyuma. Traininga abantu hanyuma tukabamenyekanisha ku companies zitandukanye. Companies zose zikeneye abakozi zize zibasange muri Excellence Talent Pool kuko dutraininga abantu babona akazi. Umuntu arimo yumva ubuhamya bwanyu cyangwa yumva aho Excellence Talent Pool yaturutse, imvo n'imvano yayo, umuntu ashobora kugira ngo ni inzozi. Ibi kubyumvisha no kubibwira urubyiruko biragoye. Kumva umuntu yari umuzamu akiga kaminuza abifatanya n'ubuzamu, noneho nyuma akaza gusoza agahitamo kwihangira imirimo ishobora no kubeshaho abandi, n'ibintu bidashobora kumvwa n'umuntu wari wese. Iki gitekerezo mwakigize ibyo ari byo byose mu bitewe n'ubuzima mwari munyuzemo bwari bugoye, ariko se gutekereza iyi careers building no kubihuza na Excellence Talent Pool, ibyo bintu ubwabyo kubihuza, iyo inspiration yavuye nasanze hari ibibazo bitatu bikomeye shaka kubishyira mu kintu kimwe, ari cyo bita careers building consultant. Ikibazo cya mbere ni ikibazo y'abantu bakeneye akazi ariko badafite n'icyo batanga, badafite skills. Ni uko kundi ubwira umuntu akubwira ngo ushakira akazi, bamubaza ngo nakahe kazi ushaka, akariko kose. Ntabwo wabwira umuntu ushakira akazi akariko kose ngo amenye akazi azaguha. Ni byiza ko umuntu avuga ngo ngewe ndi umuhanga muri ibi ngibi, nushakira akazi muri ibi. So nasanze mu rubyiruko ari kibazo nagiciyemo naye kuba umuzamu kuko nabuze icyo shira ku isoko ry'akazi, isoko ry'imirimo. Naye mfite abantu bashakira akazi ariko ntafite icyo nerekana ngo ndi skilled muri ibi ngibi. So akazi k'ubuzamu buri wese agakora, nta skills nyinshi bisaba. So naje gusanga ni kibazo gikomeye cya mbere umuntu agomba gukemura, ni kibazo cyo gukemura kiriya umuntu agire skills ashira ku murimo, isoko ry'akazi. Ni kibazo cya mbere. Kibazo cya kabiri ni hehe azashaka akazi, yabonye skills yagashakira hehe. So tushiraho platform ariyo Excellence Talent Pool ku buryo uwo nguwo abakeneye akazi baza gushaka muri Excellence Talent Pool. Tuvuge tukeneye abantu bazi akazi ko muri front office cyangwa front desk, tukeneye abantu bazi ibijyanye na contabilité, dukeneye abantu bazi ibijyanye na kitchen byo guteka cyangwa culinary arts, dukeneye abantu bazi ibijyanye na protocol, customer service.
so excellence talent pool tukaba dufite izo skills zose aho abo bantu baza gushakira nk'ubu ushobora ufite skills ariko nta muntu ukuzi ushobora ufite ibintu byiza cyane ariko nagazi aho agusanga so aho ngaho niyo dushaka gushyira iyo pool ibe pool companies zitanga akazi zivuge ati hariya muri excellence dushaka kubona abana beza bazi gukora bafite discipline iyo ni point ya kabiri ni hehe nagurisha skills point ya gatatu ni muri company rero izo company nazo zikeneye training hari ibyo muri company abantu bakoze ariko batari abahanga cyangwa se company itagera ku byo ishaka kugeraho so icyo dukora ntabwo tureninga gusa abashaka akazi ahubwo tureninga n'abafite akazi mu ma position zitandukanye niyo mpamvu tujya kureba muri gahunda muri excellence talent pool muri domaine kuzivuga buri domaine dutureninga umuntu imyanya 25 yabasha kuzapiganiraho ntazarebe ikintu kimwe gusa arebe ibintu bese narangiza training yacu y'amezi 8 azaba ashoboye kupiganira akazi mu myanya 25 ya misinga hano ariko yashaka kubona hariya kenga hariya afite opportunity 25 yamufasha kubona akazi so ibyo byose byaturetse kubibazo nagiye mpura nabyo nkabona ibibazo nkabikategoriza and then nkabishakira umuti mu buryo butandukanye so ni kuri ya nyine navuga urubyiruko rw'u Rwanda by'umwihariko ari narwo abakurikiye Kigali Monitor TV babyumve neza dutagetinze cyane urubyiruko ibyo bintu rubona bidashoboka kubera subira mu kizi urubyiruko rw'u Rwanda ari narwo dutagetinze ubu turimo tubwira ibiko bishoboka ko umuntu ashobora kuva ahantu hari cyane hadashoboka hashobora kugirira abandi bantu umumaro rimwe na rimwe n'ibyo yahawe bikagirira abandi umumaro urubyiruko rubona bidashoboka mwebwe niki musaba urubyiruko okay niyo mpamvu twe aba pastor tuvuga ijambo byo kwizera iyo wizeye Imana ugashaka ubumenyi wahuza no gushaka Imana hari ikintu bitanga ariko reka tusubire inyuma gatoya hari umusore wita simvuga izina rye yize hotellerie ku ishuri ryacu rya mbere twafunguye Kimihurura yari yaragarukiye muri 6e primaire P6 nta byiringiro bindi by'ubuzima yari umusore wadufashaga mu materaniro y'abana gukina n'abana kubigisha ijambo ry'Imana noneho uwo musore aza kuza wenda nzamusaba atanga ubuhamya uwo musore aza kuza adusaba nawe kwiga ariga ku banyetorero bose bigaga ku buntu urumva ariga arangije agakora stage muri restaurant y'Abahindi iri hariya Kimihurura arangije iyo stage ahabona akazi amafaranga yahembwaga akajya ku ishuri ry'Icyongereza ajya kwiga Icyongereza arangije abona akazi muri restaurant y'Abashinwa iri hano ku Gishushu ajyayo arahakora nyuma zo kubona akazi mu Buhindi mu ishuri muri kaminuza bamwe barayizi yitwa Paruru University abonamo akazi ko kuba umushefu mukuru ushinzwe African food aragenda aho umushefu aba mu Buhindi kubera iki bamufasha kuko afite skills cya kabiri azi n'Icyongereza ajya mu Buhindi ahamara imyaka ahembwa amadolari menshi cyane akora akazi mbese araryoha kabite kuri iki umuntu wo muri P6 senior 6 nako primaire ya gatandatu ya P6 araza kugaruka muri minsi ari mu Rwanda ari mu Rwanda yafungiye restaurant sinzi ngira ngo ni Nyamata hafi aho ngaho yaragarutse urungu umurebye iyo muganiriye afite connection nyinshi
tekereza Paris University ni university ifite abanyeshuri 25,000 25,000 abari ubatekera bivuga yuko yagize connection y'abantu bitandukanye muraganira bone umuntu yarafungutse mu mutwe niyo mvuga nti ntabwo umuntu yavuga ngo ntabwo bishoboka birashoboka mbaye urugero yuriya musore na urundi rugero nabaha hariya Nyacyonga twafunguye primaire y'abamayibobo abana umuhanda abana 300 tujya ari 19 abana 300 uyu munsi n'abapapa n'abamama hashize akicumi n'abagabo bavuye hariya bajya muri secondaire uyu munsi harabaye ko kurangiza kaminuza bahoze ari bamayibobo n'abakwereka uyu n'uyu bajya bayita papa n'abakwereka uyu n'uyu urumva abari n'abamama urumva hari gukora hano gakinjira kagisozi akora muri ya maduka y'abantuza ameze neza umupapa wiyubashe yakoze ubukwe ejo bundi twarabutashe n'umugabo wumwe ntabwo amenye ko kiriya yari mu muhanda so niba bonabwira umuntu wese w'urubyiruko ukiri muto igihe kiri kumusiga ntabwo azahora ari urubyiruko igihe kiri kumusiga ahubwo yakubaka career niyo mpamvu company yacu ya careers building consultant kubaka career z'abantu yesu twabafasha kubaka career urumva hari igihe cyabayeho ntafite ibyiringiro ariko nize ko Imana ishaka guhindura amateka n'uyu munsi yahinduye kandi iracyahindura impamvu rero nitanga cyane gufasha abandi nuko njya mvuga nti Imana yakoze biriya mu buzima bwanjye yabikora no ku bandi bafite n'amahirwe kundusha kigali aha turiho noneho twinjira kuri excellence talent pool kugira ngo twumve tumaze noneho kubona ko bishoboka tumaze kubona ko umuntu ashobora kuva mu buzima bukomeye bubi bugoye ariko hamwe no kwizera hamwe kandi nanone no kugana izo training akagira umusaruro atanga muri societe wamugirira umumaro nawe ubwe akigirira umumaro noneho excellent talent pool ikorite nizihe training itanga zishobora gufasha umuntu kugera kuri rwa rwego ubu rutumye uyu munsi wicaye muri Kigali Convention Center bari abantu uriya musore yaragiye mu Buhinde akavayo ubakaba nawe afite ibyo yigejejeho bushobora gutuma bari abana mwa traininze ari mayibo ubu batunze imiryango yabo batunze n'abandi nabo bitunze nizihe service mutanga zitangwa zite ese n'ubuntu nkuko mwabikoraga n'ubundi mu itorero cyangwa hari ikiguzi runaka bisaba kugira ngo umuntu abe umumamble wa excellence talent pool urakoze cyane kiriya gihe twakoraga ibintu ku buntu kuko twatangaga ibintu biri basic bikura abantu mu bwigunge bw'ubukene niko nabyita ikindi cya kabiri hariho abantu benshi bari mu biyobyabwenge bari mu muhanda dushaka kubakurayo icya gatatu yari n'igikorwa kivuga gutuma twarimo dukora kiriya so tukabyikorera as a church tukishyura abarimu batoza bariya bantu ariko hariya Nyacyonga twagize n'ubufasha bwa government Mineduc yaradufashije turashima leta yacu yadufashije kiriya gikorwa turashima na AAA yadufashije gufata abana 41 mu tsinda y'abana twari dufite tubagera muri Center of Champion Rwamagana kugira uyu munsi nabo harimo barangije kaminuza abandi hari umwana w'umukobwa rwose we yari umukobwa w'umumayibo uba mu muhanda uyu munsi afite iduka ry'imyenda yarampamagaye ngo dadi ngwino umwereke iduka ryanjye afite iduka ya 3 miliyoni wow kiriya gihe tumukura mu muhanda yacuruzaga ambalaje kakibaboneza ambalaje iyo ugiye kwigarije guhaha akaza akagambaraje mu 50 cyangwa 100 yabeshaho
n'igikombe cy'amata cy'ijana n'irindazi rimwe ry'ijana ku munsi. Ubu arahari. bafite iduka rya miliyoni eshatu rw'amagana. Amen. Mushatse kumusura n'abana telefone ze. Urumva? So biriya twabigura ku buntu tufite na support ya church kuko ari nayo yobora iriya paruwasi ya Kimihurura dufasha. Ariko ubu ntabwo ari ibintu basic dutanga ibiri professional high standard kuko training nanga hariya professional nazo tutanga hanze. It's high standard. Urumva rero ntabwo ari njye wigisha training zose. Hari izindi ziri technical zigishwa n'abandi ba trainers kandi abari ubuntu barishura mbese turabahemba. Niyo mpamvu twatekereje ko umuntu araza kwishyura ku gihembwe ko namezi 8 n'uwa 9 wa internship ariko ayo mezi uko ari 9 ni twashize mu ibihembwe bitatu. So umuntu yishyura 100 ku gihembwe. 100 ku gihembwe hanyuma agakora ayo mahugurwa amezi 9 ariko ayo mahugurwa aho atandukanye n'ibindi bigo bitandukanye. Twe dufite system yitwa apprenticeship. Apprenticeship ni 50-50. Bivuga yuko 50% muri class, 50% muri stage. Urumva? Bivuga ko umunyeshuri akora amezi 2 muri class, akajya mu mezi 2 ya stage, ahagaze amezi 2 muri class, agasubira amezi 2 ya stage, hanyuma akazakora internship y'ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe akagenda nawe imeze nka apprenticeship. Ari icyo gihe first of all aho akorera izo stage turahamushakira and then iyo niwe agenda akishakira. Nyuma yaho ngaho icyo dukora turamwamamaza mu makampani tugiye dukorana, turamwamamaza tumenyekanisha ayo makampani atandukanye n'ayandi tugenda dusaba partnership nazo. Hari agenda adusaba kubashakira casuals, abakozi b'ibiraka cyangwa se abakozi tubashobora gukorera icyo bita recruitment. So ni muri yo cadre mbese ni amezi 9 ariko 100 igihembwe. Ushaka kutayabona yose rimwe cyangwa se ashobora ikibazo cya payment uwo nguwe adusanga ku biro ikibazo cyo tukacyumva tugiye tubakategoriza bijyanye wenda n'ubushobozi. Ayo mafaranga 100,000 haba harimo na application fees ya mafaranga yo kwiyandikisha n'ibicano kwiyandikisha n'ibitano. Ayo mafaranga yishyurwa mu ntoki cyangwa hari nimero de konti? Yishyurwa muri konti ya Cogebank. Ntabwo yishyurwa mu ntoki, ntabwo yishyurwa no mu office, yishyurwa kuri Cogebank. Iyo ugeze kuri Cogebank wabwira iki? Ntabwo uhita ujya kwishyura hariya, ubanza kuza ku office ukeneye kuko dufite department zitandukanye, ugahitamo ishaka, hanyuma secretary wacu akaguha nimero de compte ujya kwishyuriraho no ukaza kuzana bordero hano and then bakaguha receipt ari nayo uzerekana uje kwiga. Turiho dusoza izo domaine nizihe? Mbere yo kuvuga kuri izo domaine hari ikintu kimwe cy'ingenzi nshaka kupointaho. Iyo umuntu aje tubaza gukoresha interview cyane iyo udafite ubushobozi. Tugakoresha interview tukareba capacity yawe mu byo ushaka kwiga, idea ubifitemo, tukareba ururimi uko twika mu Cyongereza uburyo ukora uvuga, mbese tukareba niba uri umuntu bitazatuvuna kugushakira akazi. Kuko twebwe turagutraininga tutakugamije kureka kuriya, turagutraininga and then tukagushakira akazi. Wakabona ukishyura fees iyo service, urumva iba ari apart.
iyo tukubonye ko uri umuntu utazatugora kubona akazi cyane cyane iyo tubonye ko uyu muntu tumutraininze ntabwo bizatugora kuko hari abantu traininga gufata bikagurana urumva cyangwa se ashaka ari skilled abizi nko guteka abizi cyane ariko atazi expression urumva bisobanura iyo turabigisha rwose usanga adafite ubushobozi turamuriza kwishyura hafi indi hafi ikabideni tukamuzamushakira akazi yarangije and then akazabishyura akabona ako kantu gasubiremo ntabwo kumvikanye neza kandi kari gafite umumaro cyane. Target yacu ibyo mubikorera target yacu ufite ubushobozi cyangwa umuntu ugaragaza ubuhanga bigenda biti yaje agaragaje ko atashoboye kandi afite ubushake kandi afite ubushobozi ndavuga mu mutwe uwo nguwo ntabwo tumutererana uwo nguwo turareba ukuntu tumufasha gukora mbese turamuherekeza bibaye na ngombwa tukamushakira ibiraka bitandukanye aho badusabye abakozi banyabiraka tukamwohereza kugira ngo abone uburyo bwo kutwishyura urumvise ariko agomba kugaragaza ko at least la moitié niba urugero ari 30 ku kwezi niba ashobora kubona ibihumbi byibuze 10 ku kwezi uva ko ari munsi ya moitié ni 15 ari munsi ya moitié byibuze kugira ngo uwo muntu narangiza tuvuge uyu muntu natwe turemeye uyu muntu turize ko nitumushakira akazi ari bukabone kandi tukaba twagiranye amasezerano kandi nakabona ko atwishyura icyo gihe ngo twamufuta ariko uyu muntu muri interview ya mbere tugitangira yaraniwe kwexpressa uyu nguyu tuvuga ngo tugiye gutangirana nawe from zero niko nabyita tushaka kurangiza yabishoboye cyangwa se atafite ubushobozi uwo nguwo biragora ko kuko tugomba kwishyura abarimu natishyura abarimu tuzabishyura gute yacyo kibazo ariko ntimumutererana ngo mumureke agende arishyura tukamutoza pe ari n'ushobora gufata amezi 3 akaba yabimenye kuko twigisha amasomo atandukanye ku muntu utazi icyo yahitamo tumuha course yamufasha kugira amahitamo ntabwo tumuhitiramo tumuha course imufasha kwihitira amenye profile yiwe ijyanye n'uwe murimo uzarebe uyu munsi abantu benshi arangisha muri comptabilité ariko yaga gushaka akazi ugasanga nta ya comptabilité birimo imyaka yose yamaze muri comptabilité imyaka yose yamaze muri kaminuza ugasanga ntago ari byo ajye gushaka mu mirimo hariya ari n'umunovisi umuntu utangiye hasi ariko iyo ajye kujya muri comptabilité yaza ko ari umuntu ushoboye so ugasanga umuntu yagiye muri comptabilité kuko niyo amahirwe yashoboye kubona cyangwa se ni yagereye mu kigari yabyinjiyemo gusa ariko mu by'ukuri ni byiza ko umuntu areba profile yiwe dufite training yitwa getting your job search started mbese ni ukubona akazi washakishije cyangwa se washakaga so akazi warotaga niko wiga uyu munsi nawe uya kwiga akandi indi faculty cyangwa se indi domaine mugiye kurota ibindi ibyo rota abaride wiga so iyo training turayeguha ukivumbura ni hariya twigisha kwandika vision yiwe vision y'imyaka 5 vision y'imyaka 10 n'ibindi byo gukora dugina muri vision y'imyaka 15 ndimo ni vision y'imyaka 15 ndimo kugenderamo nakwigisha uburyo ubaka vision yawe nibisaba kwa vision yawe igereho icyo gihe warangiza ukamenya target yawe niba ufite imyaka 20 at least imyaka 40 uzaba uhagaze atari kugenda mu giti utazi ugendera muri chance ngiyasi yavuga ko chance nawe iba abaho planning n'Imana nibusenga ikigushigikira muri planning nende kugenda nyuma
noneho izo domaine rero kugira ngo badukurikiye bashobore kuzimenya tutaza gusoza abantu batazumvise. So dufite domaine ya mbere ni hospitality industry. Hospitality industry harimo icyo bita front office and customer service, harimo tourism and customer service, harimo food and beverage and customer service. Hose ngenda shiramo customer service bitewe nuko ni service ziduhuza n'abakiriya. So hari food and beverage and customer service, hari housekeeping and customer service, hakabaho na culinary arts and customer service. Mbese iyo igize block ya hospitality industry. And then hakabaho na block itwa general business. General business ni block igizwe na entrepreneurship, leadership and management. Iyi irareba cyane abantu bari mu rwego rw'ubuyobozi, aba managers n'aba directors n'aba supervisors. Kuko hari abantu bitwa muri leadership bitwa accidental managers and leaders. Ni abantu bageze mu rwego rw'ubuyobozi ariko bitewe na skills. Urugero, umuntu abaye umushefu mukuru, umuyobozi w'igikoni muri Serena cyangwa se muri Milkorine cyangwa se ahandi, bitewe n'imyaka amaze mu gikoni, ariko mu by'ukuri ntabwo afite leadership skills muri we, ntazi kuyobora abantu, ntabwo afite management skills, ntazi kuyobora ibintu, kumanaginga ibintu. So ibyo bikaba bituma ateza company igihombo ku ruhande rumwe, cyangwa se ku rundi ruhande ahora ashwana n'abakozi. Ni hariya ura n'abayobozi batoteza abakozi babo, ura n'abayobozi batazi promotion, niba yagukuza aragupromotinga kandi umuntu ukurusha skills ahari, wo uje eje bundi uyu yagutoje akazi uje uhise umuyobora, urumva still kayugaruka kugira gute kumugisha inama cyangwa se n'abamutinye ko ugaragaza ubumenyi nkataya gutoteza kugira ngo utazafata umwanya wanjye. So iyo ni departement yigisha abantu kuyobora muri rusange. Icyo ni cyambere. Icya kabiri tukagira entrepreneurship, sales and marketing. Hariya niyo twigisha abantu bashaka cyane kwikorera, kwihangira imirimo, uburyo babikora, uburyo ukora kugira ngo wihangira imirimo. Icyo ni cyambere, kandi ugomba kuba uzi sales and marketing. So nabyo ni indi departement iri ukwayo. And then hakabaho indi departement iri ya logistic cyangwa se inventory. Hariya twigisha abantu kumanaginga stores manini. Company nyinshi zigira stock manini. So umuntu managinga izo stock, inventory and logistic. Hakabaho procurement, hakabaho na cost control. Cost control iragufasha kumenya niba twagurishije $1,000,000 ariko mu by'ukuri twadepashije angahe kugira ngo $1,000,000 tugurishe $1,000,000. Tuvuge nka hariya iwacu muri convention tugize events, twakiriye abashitsi benshi, tugize amadolari 1,000,000, tuvuge 50. Ubundi ariko twakoze dépense yangahe kugira ngo tumenye inyungu iri hehe. Revenue yari 50,000, expenses cost yari nangahe, and then kumenya habaye inyungu yangahe. So iyo cost ni ikintu gikomeye. Ngomba kumenya amavuta yagiyeho n'ibintu bitandukanye, amagazi yakoreshejwe, ibintu bitandukanye. So iyo cost control nayo ni departement iri ukwayo. Nizo departement eshatu zihari, igize block ya general business, and then hakabaho indi block ya hospitality. Ariko muri hospitality hari front office cyangwa front desk, ntabwo ari hospitality gusa. Iyo umuntu niyo ubona bari aba customer service mu banke, bari aba receptionist mu company atandukanye like MTN, Tigo, ahantu atandukanye, company zitandukanye zose zigira front desk, icyo bita reception. So abo bantu turabatraining, cyangwa se call centers abitaba ama telefone, abo turabatraining.
So ntabwo ariko hospitality industry gusa ariko hari no mu zindi general business zisanzwe tutureba. So umuntu areba aho hose aho fitinga. Yes. Niba nande kumenya aho fitinga icyo gihe yatendenga ya training yo igura 30 gusa tushye 30 ya training yo kumenya nakora iki yo kumenya ese ibyo nshoboye ni ibiya getting a job search started. Kubona akazi ushaka ugatangira yishyurwa 30,000 mu gihe kingana iki? Ni Mr. Ni Mr. Ureko Mr. Karanga. Kumenya gusa ngo jewe nshoboye iki? Yishoboye iki? Ni iki nashobora imiterere yanjye. Bikamwe urugero. Uje gukora muri hotel wize ya hospitality. Ariko you are not an hospitality person. Ntabwo uri cool, ntabwo uri gusabana, ntabwo uri social. Uje mu bintu bya hospitality ukahora uri ushinzwe kunezeza abantu ariko uri umuntu warakaye. Mwese icyo gihe ntabwo nagariyo field bajyamo. Hari ibibazo byinshi tukubaza wibaza wisubiza ene ukareba aho ufitinga. Ukareba aho ufitinga mwingenda fitinga hano niwe ari ibintu byanjye. Uko byagenda kose uhava ubizi. Yes. Iyo Mr. Yes. Kuko ntabwo tubigukorera. Ni wowe ugenda wandika. Urigana kubaza andika ibintu 10 ukunda. Urugero ukabino wandika. Buri kimwe andikaho ibintu nkakibazaho ikibazo. By the end of the musanga ubilimina ugasigara ikintu kimwe. Kase niyo fitinga. Iyo wabara kukibona tugatangira icyo bita vision. Tukadesigninga vision. Kandi vision nayo igira ibibazo bitandukanye. Ugenda usubiza ugeze gusanga ugize vision di clear. Uzagendera. Wow. Niyo babona abantu benshi umunsi babona amafaranga agashira ntibagire icyo bageraho bitewe nuko abona amafaranga adafite vision imufasha kuzageraho ejo hazaza. Cyangwa agakora ibi bigapfa agakora biriya bigapfa. Kubera ko ntabwo azi ibyo ashaka. Mu Kinyarwanda babivuga neza ngo uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Sure. Barigana. Ubasake mu bintu byawe nkazana kwigana. Kandi wowe uri mu byawe. Mwiri byawe y'ubuhanzi cyangwa se yo kuvugira inka. Yes nabishobora. Ariko uko wabonye ko biri mu mafaranga ugahita ugasanga nkashiraho umusharara nkaza kuvugira inka ugasanga kuvugira ifuti si. Okay. So turi gusoza abantu bifuza kubagana abantu babakeneye babona gute? Nakuze hari email, dufite website, ni www.careersbuildingconsultants.com. Nashaka amakuru yacu ikasubiremo www.careersbuildingconsultants.com. Amakuru yose arimo hariya. Nizo 25 position umuntu yapiganiramo muri buri departement ngo wabibonye nawe. Hanyuma dufite office Kimironko haya kuri GT Bank kuri hejuru hari n'icyapa ku muhanda yanditse Excellence Talent Pool yajyayo ahasanga amakuru yose cyangwa se ya telefona iyo nimero ya Excellence ya telefona. Tufite nimero ya Tigo tugagerana inimero ya MTN urazifite nawe sinzi niba yatangazo nimero ni 078. Yego. Yes please. Hari 078 078 9 3 3 8 5 2 2 twazisubiramo
07 07 icyenda gatatu gatatu 9 gatatu gatatu 8 gatanu 8 gatanu kabiri kabiri. kabiri kabiri. Hari ni ya Airtel 07 gatatu 07 gatatu karindwi gatatu 8 gatatu 8 icyenda 8 icyenda 0 0 gatanu. gatanu. Subiremo nayo. Yego. 07 gatatu 07 gatatu karindwi gatatu 8 icyenda 0 gatanu. 0 gatanu. Iyi ni nimero yo ku kazi batuboneraho. Kandi babona amakuru yose bakeneye. Nuvuga ngo Kimironko umuntu ageze imbere yaho yahari MTN Service Center, tureba etage iri imbere yawe Digit Bank, hejuru uhitubona icyapa cyanditseho Excellence Talent Pool, noneho ukaza ukabaza byinshi bitandukanye cyangwa ukaba wanahamagara kuri izo nimero tuvuze haruguru. Reka tubashimire nyakubahwa direct manager. Yarakoze cyane. Kandi tunabashimire ko mwatekereje neza, mugatekereza ibifitiye urubyiruko akamaro, by'umwihariko u Rwanda rw'ahazaza. Tunabashimire kandi ko mwagize niyerekwa, iri naryo niyerekwa, ariko kandi reka murigire burya iyo umuntu ari umukozi w'Imana n'ibintu akora byose bigomba kuba birimo iyerekwa. Ubundi umuntu ari umukozi w'Imana, arasenga kandi akanirwa ku gihugu. Wow. Reka dushimire rero abantu bose bari badukurikiye kuri Kigali Monitor TV muri bya biganiro byacu byo kuzamura impano z'urubyiruko no kwereka urubyiruko ko birashoboka rero nkuko mwumvise ubuhamya bwa Pastor Christian atubwira byinshi bitandukanye, atubwira ubuzima yanyuzemo. Uyu munsi akaba ari umuntu ufite icyo amariye abandi, by'umwihariko akaba ari n'umuntu urimo ufasha urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu kugabanya ubushomeri no kugabanya ubukene. Reka tubashimire rero, tubararikire, tubona basabe gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, ndetse tunabararikire kujya mukomeza kugenda mukurikira byinshi bitandukanye tuzajya tubagezaho umunsi kuri izi training ndetse n'ubuhamya bwa bamwe mu baragiye bafashwa n'izi training. Bye bye. Ciao ciao. Yarakoze.